fata imboro yawe umanure ndetse uzamura kuri rugongo y'umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe, kenshi nibwo uzabona amavangingo agiye ataha menshi ndetse cyane ku mugore wawe. Niba ushaka rero kuba wanyaza umugore wawe, itondere iki kintu. Abagabo benshi ndetse 90% bavuga ko ndetse bifuza abagore banyara, ariko ugasanga abagabo benshi ntibabasha ndetse ntibafata umwanya wabo kugira ngo bige uko wanyaza umugore wawe, kugira ngo by'umwihariko bimwe ukunda ubashe kuba wabimenya n'uburyo bikorwamo. Abagabo benshi baza barongora bacubita gusa, nyamara wite ku buryo ushobora kunyazamo umugore wawe, uburyo bwiza wanyazamo umugore wawe rero akaba yarangiza. Ndetse ubu ni uburyo bwahuriwe n'abahanga bagiye batandukanye kugira ngo ube wabasha kunyaza umugore wawe rwose akazana amavangingo. Burya ngo rero nta mugore n'umwe utanyara. Hari bamwe mu bagabo rero bagenda bavuga ko abagore babo batanyara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, nk'uko buri munsi tugenda twakira ibitekerezo bya bamwe bavuga ko ntako batagira, ariko abagore babo ntibazane amavangingo. Burya rero uba ufite igihe ikibazo aba ari icyawe, hari igihe uba ufite ubumenyi buke rero mu kunyaza umugore wawe, bigatuma umugore wawe nawe atazana amavangingo. Ibi rero bikaba byatuma umugore wawe atanyara, ukagira ngo ni ikibazo cy'umugore wawe, nyamara hari ubumenyi bukeya ushobora kuba ufite muri ibi bintu. Rero bikaba bituma umugore wawe atagira amavangingo. Uyu munsi tugiye kugaruka ndetse twabakoreye icyegeranyo ndetse n'ikiganiro ku buryo ushobora kunyazamo umugore wawe akazana amavangingo ndetse menshi cyane. Birashoboka rero ko ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu rero nugenda udakanze subscribe rwose, kandi wibuke gukanda subscribe. Kanda subscribe rero nahangaho hatukura hirya ndetse no kukazugira hirya, ugakanda ukakazana amatwi rwose, kugira ngo iyo dushyizeho ibiganiro by'abashakanye, ibiganiro byigisha byinshi ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, uburyo wabikoramo by'umwihariko n'umugore wawe mukagera ku byishimo neza. Nibyo biganiro tugenda tubategurira buri munsi ndetse tugenda tubagezaho tubigisha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi bijyanye n'iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Bimaze kugaragara ko ari igikorwa abantu benshi batavugaho rumwe, ndetse ari igikorwa kitagenze neza mu rugo, ari igikorwa gisenya ingo ndetse nyinshi cyane rwose akenshi, dore ko ari kimwe mu bikorwa biba byahuje umugore n'umugabo muhura bitewe n'iki gikorwa, kugira ngo mube mwakibaruka ndetse mushimishanye, by'umwihariko ibyishimo bigende neza mu muryango wanyu. Kuba iki gikorwa kitagenze neza, nta kabuza rwose biba ibibazo, ugasanga bari gucana inyuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abagabo benshi rero nk'uko nabibabwiye, nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza, by'umwihariko ubushakashatsi bw'umugabo witwa Edmonton, umugabo wo mu gihugu cya Canada, yakoze ubushakashatsi rero ku bagabo bagera kuri 700, aho 690 bose bagaragaje ko bakunda umugore unyara, kandi umugore unyara kandi ngo ari we mugore uryoshye, ndetse umugore uryoshya n'imibonano mpuzabitsina, ko ari umugore ufite amazi, ari umugore urongora akanyara rwose. Bumva ko abagabo benshi rero bose bavuga ko abagore banyara ari bo baba bafite uburyohe by'umwihariko mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ashobora kuba n'umugore watanyara, ukaba wifuza kuba wamunyaza ndetse kuba wamenya byinshi ndetse n'amayeri wakoresha kugira ngo umugore wawe yabasha kunyara, by'umwihariko mu buryo bwiza kandi bworoshye. Ikintu cya mbere rero uba ugomba kuzirikana niba ushaka kunyaza umugore wawe, nk'uko igitabo cyanditswe n'uyu mugabo kigenda kibigaragaho, ngo ikintu cya mbere rero, igice cya mbere ku mugore mu gihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni clitoris cyangwa se rugongo. Abagabo benshi rero bagenda bagakubita kuri rugongo ariko batabanje gutegura abagore babo. Iyo ufashe umugore wawe ukaza uvuga ko ushaka kurongora, ukaza urongora utabanje gufata umunota wo gutegura umugore, iminota byibuze nk'icumi yo gutegura umugore wawe, ukaza urongora ucumita, ukagera ugakubita kuri rugongo, uko wumvisha ko twakubwiye ko wita kuri rugongo
nta kabuza ntabwo ushobora kubona amavangingo y'umugore utabanje gutegura umugore wawe atari muri mudu, mutari mu mujyi umwe, atifuza ndetse adafite ubushake bw'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo umugore wawe yaba yasohora amavangingo utabanje kumutegura. Umugore rero kumutegura ni ukumwinjiza mu gikorwa nyirizina. Abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange batandukanye n'abagabo, usanga bo ushobora no kuguha rwose mugakora imibonano mpuzabitsina ariko we yumva ari we wategereje kuko wenda wabikoze utabishaka cyangwa wabimuhatiye, ukarongora rwose ukarangiza ariko we nta kintu na kimwe rwose ari kumva. Ibyo rero bikunze kubaho ku bagore, aho rwose ashobora kuguha ukarongora ukarangiza nyamara we nta kintu na gito ari kumva. Ntabwo ari byiza rero ku mugabo n'umugore cyangwa se abakundana, ugomba kubanza ukamutegura mukajya mu gikorwa. Niba ushaka kubona amavangingo, niba ushaka ko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiryoha kandi kikagenda neza, umugore wawe akarangiza kandi akagushimisha nawe ukumva unejejwe n'iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ugomba kubanza gutegura umugore wawe kugira ngo uze kubona amavangingo. Kumutegura rero nta kundi ni ukubanza mugakarisanya, mukaganira utugambo twiza, umukorakora umubiri wose kugezaho kwisabiye ko mwakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kubera ubushake bafite ndetse no gushagarira wamuteye. Nawe ukirinda kuhuti, kwirinda kugira umushyukwe ukabije. Ari abagabo bagiye batandukanye badashobora gukontorora umushyukwe wabo, aho uyu mugore akuyemo rwose usanga we azacumita gusa arongora ariko atabanje gutegura umugore. Urumva ko rero ntabwo ari ibintu byiza, ndetse nta nubwo bari ibintu byiza ku mugore. By'umwihariko ugomba kubanza ukamutegura, ukirinda huti. Umugore aba ari uwawe. Hari bamwe mu bagabo bagira ikibazo cyo kurangiza vuba, aho usanga bavuga ati bitewe n'ingaruka zigiye zitandukanye, ishobora kuba ari ukwikinisha cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye, ugasanga igihe ari gutegura umugore we ahise arangiza rwose atarashyira n'imboro ye mu gitsina cy'umugore. Abagabo benshi bameze gutyo twagiye duhura nabo. Kuvuga ngo rero iyo ufite ikibazo nka kino ugomba kumenya uburyo witwaramo kugira ngo igikorwa kigende. Ushobora no kurangiza utararongora ariko uba uzi ko umugore wawe amufite, uba uzi ko umukunzi wawe muri kumwe. Uyu wamuteguye rero kwituriye kabiri, umurongora neza rwose akarangiza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kikagenda neza, ugasanga umugore arishimye kandi yaranezerewe. Iyo umaze kumutegura rero niho utangira urongora, ucumita winjiza buhoro buhoro, ukarongora ukoza kuri rugongo, umanura uzamura. Nibwo umugore wawe rero ahangaha uko ugenda ubikora ukubita kuri rugongo buhoro buhoro, niko umugore wawe azana amavangingo, nuko nawe ukumva urushijeho kuryoherwa n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. N'ubwo buryo rero ushobora gukoresha rugongo kugira ngo umugore wawe azane amavangingo, kandi wirinda gukubita kuri abagabo rero bazana bakagira ngo iyi ni intambara. Rugongo ukubitaho buhoro buhoro, nuko umugore wawe arushaho kuba yazana amavangingo rwose, atari ibintu uzi ukubitaho nk'uri kwica umujura. Ugenda buhoro buhoro ugakubitaho ndetse ukarongora ugacumita, nuko wongera ugakozaho. Nibwo umugore wawe azana amavangingo. Uba ugomba kumenya uburyo ndetse na tekinike zigiye zitandukanye uba ugomba kubikoramo. Niyo mpamvu uba ugomba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo hari ibiganiro byinshi tugenda tubagezaho by'ubwoko bw'uburyo bugiye butandukanye uzagenda ubonamo ndetse uzagenda wiga uburyo warushaho kuryohereza buri muntu wese ugiye gukorana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Nukanda subscribe ndetse ugakanda no kukazogera hirya, uzajya urushaho kubona byinshi cyane, ndetse ibiganiro tubakorera byo ni byinshi cyane. Ushobora no kujya muri video zacu, mu nkuru zacu zigiye zitandukanye tubategurira rwose, urazibonamo
ndamo inkuru z'ubwoko bwose ndetse inkuru z'abakuze zizakwigisha byinshi, zizakwigisha bitandukanye byinshi ku mibonano mpuzabitsina, uburyo wangenza umugore wawe, uburyo wafata neza umugore wawe, uburyo wamurongora neza ku buryo atakigera atekereza n'umunsi n'umwe kuba yaguca inyuma. Nuko rero nahangaha duhiniye, niba inkuru yakuneje ndetse warushijeho gusobanukirwa byinshi uburyo ushobora kurongoramo umugore ndetse no kumunyaza akazana amavangingo menshi, ukanezerwa n'igikorwa, kanda subscribe nanone ujye ubana natwe, ndetse niba ukanda share ujye usharinga n'abandi bantu uzi ko bitameze neza mu ngo zabo, ndetse of course twandikire muri comment icyo wifuza ko twazagukorera ndetse n'ibindi twazagukorera. Ciao ciao, turabakunda cyane.